nje nanasaba mama w'u Rwagasabo Scovia ko ngewe genda imba nabishaka sinzi ko ngenda ndagira ngo nimba ari kumva iki kiganiro ndamutakambe ndamwinginze ndashaka kuzaza ko aduha amakarita nje ndashaka ikarita ya content creation ndayishaka kabisa nungo bano ba pere nunakibona ukazakira imyaka 5 ishize utamenye ko gake ngo wiganye ngo kugura ngo abazungu zayo angukora yo kugataro gake ngo nyine mbakizamo nakimyadaga ikintu cyo mbabwira cyo natwe mutwitege uyu mwaka rwose umwaka uri kuza nugiye kuzaza tuzabibirungurira mu matwi kandi ya magambo babwiye nimushake mugakate uyu mwaka nugiye kuza tuzabibirungurira mu matwi rero twahuje gutya imbaga zacu zimeze ukanya rusaro byatanze kumva audience y'abantu n'ifite audience y'abantu rero bwo ndiyo nifashe mu bya muri audience y'abantu banjye banzi baramumenye nanjye yajyanye muri audience y'abantu wenda bamuzi cyane wenda bakunda no guhorana kenshi nabo baramumenye nanjye barandi wumva nkubwire Damforo uramenye dramaze generarwaye nuzi nyine mukani mbaneze yakisaze kuko aje yaje utayatacura ibyo biryo babyumvikana siduhaje rero biriya biryo kuntu biteye urabyitekero cyangwa ni muri hotel biriya biryo dukora aba n'ababikurikirana babona biriya biryo si byo mu Rwanda iranjye bayita quick umva se quick food hinde yes biriya biryo niyo mu Buhinde ngo yitwa quick food wing ryo hinde ubwambere kubyukuntu ngewe nyine nsigaye nkondi igikoma ariko ndashima Imana yuko nsigaye njya kunywera ikawa mu Bwongereza yego ubu nzongera kunywera ikawa kubera gupfubura dore mbere na mbere nazenguraga muri Amerika ariko nsigaye nyinywera aho ngaho muri za Canada mu Buhinde yo ahubwo nza gusuza bari abarushane n'abana baruhi niyo mba rero ndashaka gutwara n'uyu ngo mujyane yo pe kugenda mu pe kumutembereza ko numva ari kugenda avuga upfubuza akaba ndashaka Justin ariko namutamo nka miliyoni 35 maze kumenya ko Specioza wapfubye mu mugabo uyu yapfubye mu Specioza reka ubwira uyu nguyu bikiri yayi akeje uzakunda kumubona ariko se yapostinze bya birayi bikiri biki ariko se agahamagara Specioza kuko Specioza ntacyo cyafite yamana yo kuza kubirya fasha gicisha iri kugana n'umukapo ufite amafaranga ufite ku bintu bikomeye cyane gake ubibona ko zigadigamo gake kandi nta kintu cinze Imana nitujya tugana ibintu kuruvuka ibintu kurutwaraga reka twongere tubifuze ko mwese mukurikirana Possible TV TV tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye amakuru ibyegeranyo ndetse tubatumira abatumirwa ngo twabatumiye uyu munsi rero twari turi kumwe n'abastari n'abantu b'ibyamamare turi kumwe twabashe gutumira muri studio za TV 12 ruguru turi kumwe n'umugabo bita Indera Oya sinzi itine nage yatseka amazina maje tumweza kugiso nshimiye Justin ko yangara kuri Possible TV 12 nari makumbuye cyane kabisa nshimiye n'abakunzi badukurikirana n'abafana musari mwese salute kabisa nishimye ngira ngo hari n'undi kuri Possible TV n'abagiye yikoraho wabwira abanyarwanda ko wagiye Possible agiye yikora ibiganiro byinshi aho iki welcome back umva yagarutse cyane mu isura nshyashya nishimye amavuta murabona ko nabaye inzobe nakubwiye ngo n'iki cyagiye nahise mera neza cyane wamurikiye abanyarwanda barahunda bamaze kunkunda bibyaza umusaruro rero ngiye niyo mpamvu iyo ngarutse hanga nta ikibazo mfite nta n'ikikiye ko mbafite banishimye cyane rero Justin banakanda subscribe hari ikiganiro bavuga ngo cyo gusetsa bangwa risere cyangwa arasetsa cyagiye ko risere cyangwa arasetsa cyagiye sabutegure mu Justin ugiye kongera kukigarura si cyangwa oya kandi nsu yego ku ruhande rw'epfo turi kumwe n'umuvandimwe meze gute bro mukomere gacane ndaho meze neza ndorashima Imana urabura kutashima niko kare uyu ni sabe muto nyakabisa kandi nishimye kubungaruye yego muri studio zawe ni mu rugo mundi maze kwafata nko mu rugo kuko ndumva atarashizemo icyumweru ngarutse ntabwo cyari gishize hano wapi hano mu rugo kabisa numva ko ndisanga kandi abafana maze kumenyeraga
kahanga nyine muraza ariko ngarutse mu itsura nshya. banandika Comment ikigaragara cyo nge ndimo ndabona muri abantu agafaranga karabonetse urabona ko ari sago murangira ahantu no musigono ntabwo ari bya nkeneye comment 200 izo nyine kugira ngo nuze mbone ko nagiraga umutuzo mu mubiri wanjye ngire ikintu cyo nabagarukaho. Comment 200 izo ngizo ziroroshye kuzisaba Passport TV biroroshye cyane barahita bazishyiraho. Ngira ngo rero muragarutse mu isura nshya nk'abantu bamaze kugafata biragaragara ko hari ukuntu byagenze ari umuhereza urabona ko ari sawa ari sabi muto nawe urabona ko ari sawa wagwa fact ebyiri zerekana ko tumaze kugafata. Yego dore ubu nzanaje ku igare n'insonda nabwo ndatega igare urumva ko twagendaga n'amaguru ariko urumva ko ubundi imodoka tugera ku ndege kirazira kuvuga ikintu wihutaga mu magambo ntabwo bibaga byiza. Amagambo ababiri mu buzima si byo se ntabwo twaje guhangana hano ahari kuri possible reka tuvuga kare nacyo banza ukavuga ndavuga kandi icyambere gake nibwo rugero ariko sicyo bazo nakimenye bikubwira turi mu rugo bakubwira atuje ugenda gakeya uvuge makeya. nakubwiye ko yongeze ko nakubwiye ko iyi kamera ubona indiho ifata nka papa nyifata nka mama nayikoreye ibyo nshaka ariko ubu ngubu naje nayubashye ubu naje nyifite icyubaro gikomeye cyane. kubaha nibwo bwenge utunabimenya hano uzagera kubaho witeka nibwo bwenge wenda umva banza wumva ikintu navugaga ubone kwinyuramo cyane unavuga nyine winyuramo cyane ariko nabanje kukivuga. yego sinakubwiye ukuntu bwa mbere uyu munyamakuru yaje mu rugo akabanza kudukoresha bwa mbere imbara bakora iki kigano cya mbere kiri hafi niba cyaka bagiye basura bakirebe tubaguye ukuntu twari tumeze neza turi kurya ubugari ariko ndashima Imana yuko yo kurya ibijumba uyu akunda ibijumba dore uyu nguyu aba ari kurya inyama miceri ariko nabireba nkavuga ati nyine ashaka ibintu bitambyushya bitangira umuntu watanje ubyibushye reka nyuma ashaka kuri utuntu tunyoroshya uzi ko musigemo nk'abanyaburayi ubu nawe usigaye waragiye kuri regime kugira ngo utatubwira nakubwiye ko unavuye muri Canada ugeze kwimbwira ko ngira ngo ni Canada ni Canada mvuye Canada iyo ngiyo ugamira kujya Canada Kimihurura ariko mvuye Canada iyo ngo za Burayi iyo ngiyo za Rwamagana Jereho vuye reka nkwereke ariya ngiye kukwereka iki umva nkwereke aha hantu ajye kujyana Canada ya Rwamagana itajya mu yahagurukijwe n'ineza mu muntu reka ni miliyoni kandi bagereje mu bintu by'upfuza byateye ibyo by'abasheke yamubona yagatuza kuko ari kurimbo yagiye kandi ngagira gutya ngavuga ati umunwa wawe uzagira gutya umureho ibyo ngibyo nibyo wakavuga kuri kamera turi kuri kamera ntabwo uri kubibona ariko se banyarwandakazi nimba uyu muntu mba turi kuganira ibintu bisanzwe turi kuvuga ibintu bisanzwe by'ubuzima bwacu nese kuvuga amakuru nk'aya ni ikintu nta mpamvu yo kubeshya oya reka mubaze nese kuvuga ku byo gupfora ngenda umupfumu nakubwiye ko nagiye muri Canada guspreadinga miliyoni zikaba 35 ngiye kuzibitsa muri ya banki iri muri Canada niho mbiye mana nande tubana n'iki ubaga umugore se none se mbana nawe muri gate muri gate se mbana nawe muri gate ibintu bishobora makuru ariko se abo just bantu bansureba nk'umuntu kutureba ariko ubanze rero umuntu ntabwo no kumva mizi gake ndigadegamo gake none se nigute mbana nawe ubufuzi buramukijije ntacyo nawe uzagenda upfumu sabe igihe ugereye Kigali neza nawe ugasitana n'ugasitana oya niyo mbona ubwambere nakubwiye ukuntu ngewe nyine nsigaye nkonzi igikoma ariko ndashima Imana yuko nsigaye njya kunywera ikawa mu Bwongereza
yego ubundi nzongera kunywa ikawa kubera gupfubura dore mbere na mbere nazengurukaga muri Amerika ariko nsigaye nyinywera aho ngaho muri za Canada mu Buhindi yo ahubwo nza gusuza bariya barushane n'abana baruhi niyo mba rero ndashaka gutwara n'uyu nguyu ngo mujyaneyo pe kugenda pe kumutembereza ko numva ari kugenda avuga upfuye akaba ndashaka Justin ariko namutamo nka miliyoni 35 miliyoni 35 nyine reba za miliyoni nasize bari kumbarira mu nzu bagira ngo umuheho nk'eshanu cyangwa nka zingahe kumva biza kugorana Specioza ujya umumenyaga maze kumenya ko Specioza wapfubye mu mugabo uyu yapfubye Specioza reka ubwire uyu nguyu bikiri yahi akeje uzakunda kumubona ariko se yapostinze bya birayi bikiri biki ariko se agahamagara Specioza kuko Specioza nta cyafite yamana yo kuza kubirya fasha gicisha iri kugana n'umukapo ufite amafaranga ufite ku bintu bikomeye cyane gake ubibona ko zigadigamo gake kandi nta kintu ucinze Imana nitujya tugana ibintu kuvuga ibintu kurwitwaraga ufite kuvugisha ukuri ukakuza hano nakuvugisha ukuri kuko ufite kukuvugisha ukakuza uvuga amagambo ugagoje ngamatsiko yo ni menshi cyangwa hano twaje mu ihangara muri njye reka tuganire hano twaje hano ni mu tanga turaganira amarevansi kuko ntabwo ibi biganiro ngapfa kubikirwa abagare nawe abagabo abwe ndoro ngo avanse nkore cyangwa uhingo wahenze hasi rero ikigaragara cyo uko muri uko nabatumiye ari umuhereza ndetse na Nsabi muto maze iminsi ndi kubabona kuri TikTok zanyu cyane mu video biriya bintu mwabitekereje gute wowe namuhereza kugira ngo yagenze gute kwitwa Nsabi muto undi utanyise Nsabi muto ngo njye Nsabi muto kapo butwongeho kapo ako kantu mba numva baje cyane Nsabi muto kapo ibi bintu mwabitekereje gute wowe n'umuhereza kugira ngo ukora n'amavideo nakuntu nase undi amagambo nabiri iyo ufite amafaranga namuta gukunda birose byumvikana uko za video dukora n'ababikurikirana babona zibira byose byo mu Rwanda iranje bayita kick umva se kick week food hinde yes ramjo yo mu Buhindi ngo yitwa kick food wing ryo hindi Siranjo za Canada nani maka abishyize hamwe ntakibananira bari gusanga hano mu Rwanda yego hari ukwironda kwinshi abana basani abase nakundwa kuba kaduhere kuko buriya y'abantu babiri wenda n'ubwo turi kubura mu cameraman cyo tujya kugikemura se tujya gushaka mu cameraman kuko turashaka kugura kamera bita imbaye duza bahita duya kamera ya kamera danger Canon kuko buriya mu Justin tutagaragara hose ariko nyine mw'imisi abanyarwanda dushaka undi umuntu wa gatatu tuba batatu bose dukora ibintu bifite umwimerere ibintu bitari ibintu biryoshye tuzana n'ikinyazina buriya mu Justin yego hari ibintu nyine mbona abahungu bishyize hamwe imbaraga bya barabahungu bita ngo Paul Aismobi Bogari barabapeti ko batanze mu gakino wa Musinga barabapeti kwatanze mu gakino kuko ndubuka icyo gihe baje ndubuka igihe baje banyaka amateleviziyo bansanga nta kintu baturushije aho barabana nyine niba bapeti bakibe wabo ko twebwe bakirya ibyo wabo bakira ari wabo kuko twebwe buriya kenshi twebwe akazi karaduza cyane tubone kujya kuri kamera niyo tugiye ureba nk'ikintu dukoze kinutura na iki ngiki ndumva nka miliyoni ebyiri zikireba ariko ndumva ziranye bitewe na udasa amafaranga dufite ariko ikintu cyo mbabwira cyo natwe
mutwitege uyu mwaka rwose, umwaka uri kuza n'ugiye kuzaza tuzabibirungurira mu matwi ganyu, kandi aya magambo babwiye nimushake mugakate uyu mwaka n'ugiye kuza tuzabibirungurira mu matwi yacu. Abakagabo gute se geto ariko barapituka geto yihenye ariko Musinga ibyo yamaze gusinda ibiryo ahita yafata kamera akavuga Isimobi yamara gusinda ibiryo n'igikoma by'iwabo akavuga, ariko ugasanga twe kuvuga noneho bwatangiye kwita amazina ngo ni ibikoko. ese urafata udukoko ni ari ukuri ikintu kigira bita kiri ana agakoko igikoko udukoko izo kunumva umaze ashaka kunyumvira ashaka utangiye oya n'ubundi ngiye kumenya nkwigishe kuko numva utangiye gufata cyane. Yes, none nari ndi kubabaza kuri ziriya video muri gukora we na Sara urimo murakorana muri bake, mugambira iki abanyarwanda, mukeneye ko bafasha iki, murabura iki uretse kamera mwari muvuze mubura ikindi mura ni iki, ese muragira ngo abanyarwanda babafashe iki? Sasa turabura support, turabura abantu badufollowinga n'abantu dushyigikira, kuko twebwe turi gushaka kubaha ibyiza kandi byinshi. Ibyo babona turashaka kubyungaho nka 99% kubizamura cyane bigakora, yego, kuko uzarebe babiri bishumwe. none iyi content yanyu turavugira content navuga ebyiri cyane cyane ariyo gusetsa mukina bisanzwe nk'aho ari komedi nyine, ariko mukina nka filime, mukagira n'indi yo murya. Ese izi video ko mbona zisa nk'izihenze, bya biryo mwaguze mubikura muri restaurant, mubikura muri hoteli, murabyitekera? Ndagusobanura ku bijyanye n'ibiryo. Hari ikiragi kigabwa nijyanago baratabaza gusana ku bijyanye n'ibiryo, kuko biriya biryo bo si ibintu nyine umuntu yakagiye ngo nawe abyigane nawe bimere nk'uko bitaba bimeze, kuko biragoye cyane. Biriya biryo urabona ko bitukuye cyane, ushyiramo za soya sauce, za masala, za chicken masala, za beef, ibirungo byose bishoboka tubishyiramo, kandi tukagerageza kugira kubiteka nka chef. Ari film nabonye y'umujyabo bita Chef Arsene. Chef Arsene utajya ngo niyo mu Rwanda, bura Chef Arsene yashishwe n'undi mujyabo bita Chef Arsene. Iyo film bayitaga ngo bahitaga imbare chef. Iyo film nyine irimo chef ukazamo kirema agakobwa bita ngo agakobwa bitendera kandi wenda yakogakobwa nacyo, ariko nyine iyi ni Chef Arsene. Kuko mu chef ndibuka Arsene chef ari nabwo bitanya dukira nyine wabuze mpamvu kuvuga chef. Reka Dafroza urano nyine Dafroza ni umukire nyine utumena n'inote akabye ngo tuyivuge, kuko ujya wumva ndi kuvuga ngo wumva ngubwira Damfro uramenye drama zigenda rarwaye nuzi nyine mukani manete unyakisazi kuko aje yaje utiyatacura ibyo biryo babyumvikana siduhaje. Rero biriya biryo kuntu biteye murabyitekero cyangwa ni muri hoteli? Biriya biryo oya biriya biryo twebwe na mujye muteka twebwe se turabateka no guteka umwimerere, mudutumire wanumira ukamutumira tukaza turi babiri tukagusekeza mu bukwe, tukagostingira mu kabari, tugakora ibintu bikomeye cyane bijyanye n'urwenya dusetsa abantu mu buryo butandukanye. Yes. None Sabi ndetse na umuhereza tugize umugisha wo kubakira kuri Possible TV. Ese izi content zanyu muri gukora mubona mwiha nk'igihe kingana gute, mukavuga muti base icyo byabazitumariye, twaba turya ku bwazo, twaba twambara ku bwazo, cyangwa se dufite kebo zo kugendamo, cyangwa se udukeci two kwambara? Ese mubona mufite target ingana gute, cyangwa se ibyo ndi kubaza mwamaze kubikura muri izo content? Njye reka mvuge intego zanjye ebyiri, kuko urakoze kutubaza igihe n'imyaka dushaka kugira ngo yangu ko tutacipate naho n'abantu dukuke babe beshi. Nje nanasaba mama w'u Rwagasabo Scovia ko ngewe genda imba nabishaka sinzi ko ngenda ndagira ngo nimba ari kumva iki kiganiro ndamutakambe ndamwinginze ndashaka kuzaza ko aduha amakarita. Nje ndashaka ikarita ya content creation, ndayishaka kabisa. Nubwo ikiguzi icyasabwa
yambwira ko nyine ashaka ikarita nshaka gukora content hanze bamenyekanisha igihugu cyacu hanze y'igihugu ahantu hose nkajyayo ibyo biroroshye kuko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. urakoze cyane kuko era content ubu ni ukuvuga ngo muragira ngo bibashe kuba byakora ibyo byose ariko nibura mukeneye urumva muri tageti mukeneye kugira ibyangombwa karite zibaranga nk'abantu ibyo dukora nyine bikagaragara muri rubanda. none se ko muvuze gutyo mugahita muzana ibyangombwa ese hari imbogamizi mugize mugira imbogamizi ibyangombwa urugo ari ahantu tujya tukavuga ngo twebwe turakote twibeta bakavuga ati mukore iki murabahinzi murababyinnyi mukore iki ati turakote twibeta ati se mwaririmbye zizi ubu se n'abanyarwanda babazi cyane abandi bantu abanyarwanda ariko ubwo batize akayataza abandi umuntu avuga ngo yaririmbye ashaka kuririmba iyihe njyana cyangwa se abapinga ahubwo ibyo nyine igihugu cyacu baranirana ugasanga bavuye mu ishuri badasomye bahura n'umuntu wikoreye akantu bagashaka nyine kubigira banzureka mvuge nkoranyambaga kuko ikintu dushimira Imana ni kimwe mbeshye ko izina mfite ritanga burana mbeshye wenda sirihoraho ariko harahugera nanje kuko bamubwira ati niba wenda uzakundi ukama 3 cyangwa 5 amazina dufite mvuze ko ingaburira naba nkubeshye ni ikintu nshaka siko ingaburira ikintu nshaka no gukora ibyanjye bikabanza bikaboostinga bikamenyekana ku buryo izatanga ubutumwa kwize content dukora ari abakire bazibona bakabona no dasi dukurikira bakavuga ati aba bantu twabasha kwaminamo amafaranga yacu bikorwa byacu bakabivana bakabishyira kuko dushaka kujya dushaka guhana n'abantu bakomeye buragura n'umuntu kurusha urwego rwe byiza kuko ari urwego gushyiraho utariho kuko izo karita dushaka rero ari hano tujya hakaza abandi bantu bafite izo karita bakata bazirekana bakinjira twebwe tutazifite tukadusubira tukadutaha urumva intego zatuzanye ntabwo tuba tuzigikoze nyine bigarukira babitakaye ariko tugatsigingira gutya iyo tubwira mama wa Gasabo ni umubyeyi kandi turamukunda cyane yego ejo batazanusaba kuri mama wa Gasabo tubasibira byinshi yego ariko banyarwanda ikintu twasaba Justin content dufite sibyo wenda ari umuntu abakora ibintu baseka bapinga ako njyewe n'uyu mfana mututse reka tugire abana nawe turi tuvugisha izo mfite ibintu ducanye mu gatekwisha ibyo mu cyafise bavuga ko kurya uduce two kurya no twitike nyine nanjye nko kubamo twitike nuko twese tumeze oya rega byose bigenda biza nta mwana uvuka ubundi byose bigenda biza gake gake ahubwo ikibazo tugira usanga abantu benshi bashaka kuvuka uyu mwanya bagahita baba banini bakajya bakakwingubye kandi ntibishoboka ni slowly by slowly gake gake ariko nubwo uri kuvuga ngo ni gake ese iyo gake tuzahoramo ryari kuko ndumva ibi bintu turimo tubimazemo imyaka 2 ni imyaka 2 tumaze yenda waba utabyibuka ariko ngenda byibuka ni imyaka 2 tumaze ibi bintu ubwo turabikora nyine ukwegwe ubundi dukinira abandi twe ntabwo twikorera akenshi dukinira abandi macano n'ubukene iyo tubonye muhumure ngenda bahumuriza n'abandi bose mubona bakinirwa babanje gukina abandi jewe ikimbabaza ni kimwe mubikore neza like professionals twebwe nyine ikintu cya mbere ntabwo sugacika intege yicitse intege umukino uri gukora kitagisubira hasi ukazima rero ikintu cya mbere buri bintu dukora situra mu abantu baduca intege ntabwo babura pe kavuga ati birimo kwigana gatabi do kareka ntabwo uzamamara iki ase comment na tuyatuzisoma cyane bitubwiye bitoza gutamuza buriya mu buzima umuza kugira nabi umuntu uzamurakare kuko abakubwije ukuri umuntu uzakuvuga ikintu kibi abakubwije ukuri ariko wa muntu uzaza akakubwira ngo wowe ukumurema guca mu migani uwo muntu ni we mu wa muntu ufite ikintu utakubwiza ukuri ariko wa muntu uje agaturika akahita kubaga ikintu kimwe wenyine wakikubwira ubu ubonye ukuntu ukigiye ukigenda mu gakeke yes ngira ngo ahari nandi kwaza kuri content yanyu uburyo mwahuje niki cyatumye uko twahuje uyu ni umuvandimwe uko abavandimwe guhuzanya nabo ntabwo ari ibintu bisaba bikomeye cyane bisaba amafaranga bisaba guhura ku mafone bisaba ukuntu byahora nyine ngo dukone bitane
ni ibintu nyine biza kuko tugahuza tugakora kuko ukuntu twahuje ni ibintu nyine biroroshye ni umuvandimwe nako baramuzi genda abantu batazi n'iwacu mu rugo ni Nyanza abantu batazi iwacu abantu batazi Nyanza kwa ba Musinga kwa ba Rudahigwa aho hose ni Rwanda mu 1993 hari umugabo mukuru w'u Rwanda kwa ba Musinga turi kuvuga mu mujyi nitugera mu Rukari bwami hariho bavuga ngo kuko ndabizi ikiganiro turi kwiga mu bigo byatangiriye buri bwami se hari no bavugana angahe no byatangiriye abambara ibirere bambara imashara yego Fugizo umuhereza cyatumye musa na Petit Frere sibyo kuko buriya abishyize hamwe nta kibananira njyewe na sawa mutoya umuhereza Fugizo turabavandimwe from Nyanza kumva from Rwanda county sibyo turabanyarwanda tuva mu Rwanda umudugudu umwe ikaritsiye imwe twakoraga bimwe tuzi Kigali guhasorera nk'abandi tunarya bimwe tunarya amakuru amwe muri bake dusanya kabisa nagahiye kiro ku kindi nusuku yindi roba ku yindi buri munsi rero twaje gutekereza nk'abantu kumva njye narabitangiye nawe arabitangira twihuriza hamwe wafite impano wenda yo kwigana nsabi wenda njye mfite iyanjye yo gukereya nkamwunganira mu byo avuga nanjye wenda ngashyiramo udukoryo hari ukuntu umuntu atema agakoryo noneho yaterekamo akameze nka nsabi ugasanga umureka umuraba abanyarwanda bose hejuru rero twahuje gutya imbaraga zacu zimeze ubukanya urusaro byatanze kumva afite audience y'abantu be nawe afite audience y'abantu banjye rero bwo ndiyo mwifashe mu bya muri audience y'abantu banjye banzi baramumenye nanjye yajyanye muri audience y'abantu wenda bamuzi cyane wenda bakunda no guhorana kenshi nabo baramumenye nanjye barangiye ubwo bushuti rero bukavukira aho ngaho ugasanga nyine menyanye n'umuntu wese ukina filimi kwa Kiramani n'umukira kwa Batunga nyine ahantu hose twabanye so tukaba inshuti gutyo ugasanga wenda mu gihe wenda abantu bakigushidikanyaho wabakomvika guhuza nawe n'ibigoro urugero umuntu uri mu ntara guhuza na Nyagiso byamugora kuruta uko njye i Kigali ariko niyo mpamvu rero twajyana wenda haba communication nyine itakomeye cyane kuruta muri Kigali Kigali n'umudugudu udushaka muri make nsabi umushaka nanjye mu wambona ubwo turi kumva nanjye wambona rero abishyizemo nta kibananira niyo mpamvu tuzatubona niyo tubona ikiraro buriya kenshi ikintu tuba dushaka mu buzima ni sapoti ukaba wagera ku bikorwa byacu ukaduforowinga ukayenda n'iki kiganiro wakibona ukanagifuraga kuko nawe ni umuvandimwe ni papa wacu ni dade wacu niwudufasha ibintu byose niwo tuzamura ushaka kugira ngo ubimenye ujya mu biganiro byo hasi nuko birimo aho twatangiye kuko ni ibintu nyine kana ujye uvuga ngo aho byatangiye hari ibindi hari ikibazo ngiye kubabaza buri muntu wese bagisubiza tuhite dusubika tuzakomeza ndeka mbere kuri saa umuhereza mu gihe kinini cyane muraziranye ariko gira vuba ndashaka kunyega ndagira ngo umbwire ibintu bibiri kuri umuhereza ni ikihe kintu kibi wabonye ku muhereza ukavuga iyi ngeso y'umuhereza ni mbi cyane ndanayanga none icyakabiri ni ikihe cyiza ukunda kumuhereza uko mbikubajije ni nako umuhereza agiye kubisubiza ibyo bintu biza kugorana ntabwo biza kugorana ikibi idefo y'ukavuga umuntu kigaragara nahera ku kibi yakoze ikintu akora kikababaza urabona muri ya komunikasiyo yanyu ukura gukorana kwanyu iki kintu ubona ko muri ikintu defo kabisa bakaza kajya kuri TikTok ongera ukabaza ikibazo mbo ikintu kibi se n'iki kimuzihora ibintu byose natekereza binje mu mutwe ibintu nabonye bibi bye byose byaba ari bibi kanumva ikintu kibi nabonye nkabona ni kibi cyane ugutereta abakobwa batamukunda nabonye ari kibi kuri we muri make umva bikubangamiye birambangamiye utereta umukobwa nkabona samwitaye ibyo bintu birambangamira ngomba namubyaye noneho ikintu cyiza cyo namuboneyeho ni wa muntu yaminiye nta muntu atinya icyo kintu kizamuboneye icyo nicyo kizamuboneyeho ari yaminiye ni umuntu muri jande yewana
umuhereza Fugizius, wowe ni iki kibi wabonye kuri sabe mu gihe muranye mukorana? Ese ni ikihe cyiza wamubonye? Cyambere Sabi ikibi ndamubona. ngira ikibise Yego ruswa. Sabi kiro mubonaho kibi mu busa. Sabi ashaka inzoga, Sabi ashaka inzoga. Uranga ugasomaho nkakubuza. icyo se ukivuze icyo nicyo kibavuze Nicyo kibi nyine. Inzoga Ni mbere. Aba nyine ndayimubuza. Ntabwo saba ubundi se ntabwo ari kubona ko ari kuzica n'ubundi. Nicyo kibi. Ikiza kibi. kantu Ikiza kibi. Ni wa muntu ushaka gutereta umukobwa. Sibyo? Akamwereka ko atamushaka ariko ntacike intege. Nyine ni Mwese se muje. ari inginga ariko giye mbonye nyine woko utayitaye ndavuga ati inzu nziza wacu satuyize ariko rero nakandi kadefona nabura kutamuvugaho hari umukobwa utereta wa mukobwa sibyo ntabwo mvuze tutabugiye ariko kari akantu ko k'inzoga kari puranka gahinduje kari puranka se w'inzoga ikiza cya nsari bakabonye yari puranka gahinduje ikiza cya nsari nta mutima mubi vuga n'ikindi nkunda kurya mu bantu mw'isi mu gihugu n'ikindi kintu nshimira Imana umuhereza asigaye arya basi nkabona ko yarya yujuje babiri nkabona biriya bimaze ikintu nshimira Imana naho ubundi yakoraga imwe ngo Yes, ngira ngo rero buriya abantu babana nyine hari defu nubwo ikigaragara cyo nuko abanyarwanda nyine ibyo mwavuze mwabwebye ibyo twabashije kubona nsigaye n'ikibijumba bibiri ubundi ntabwo akunda ibiryo n'ubundi nta cyapfa rero buriya abona mu buzima abona yagiye nkubita isa n'ibyo akavuga ati inda yawe itema ibyatsi kugira ngo hari abanyarwanda abanyarwanda bareka gusezera ninde wanga ibiryo imba wanga ibiryo byandika kandi fubize numva n'ibijumba birataye imaro ngo nyira ababyara oya buri wese n'igifite ahubwo nabwo n'ugushima Imana kase kabimara yes ngira ngo rero abanyarwandakazi uyu ni Sabi ndetse n'umuhereza twari twabazanye kugira ngo batuganirire n'ubundi tuzabagarura nimuhumure si iki cyonyine n'ikindi kiganiro kibaze kurikira akajambo kamwe ngomba kuvuga iki kiganiro tukivuze ikipe bita Murera itarakina finali bro arya ni finali arya rigiye gukina igiye gukina kimwe cya kabiri rero umva icyo kiganiro kimwe cya kabiri ni Sekafa Kagame Sekafa Kagame Cup Sekafa Kagame Cup abantu ba pere nuna kibona ukazakira imyaka 5 ishize utamenye ko gake ngo wiganye ngo kugura ngo abazungu zayo angukora ku gataro gake ngo nyine mpakizamo nakimyedagado ndabashimiye cyane ngenda mvuze si profugo mwidagado twigende yes murakoze cyane musi yujuje BT Arena turabakunda reka tubashimire mwakoze cyane yari Sabi ndetse na umuhereza tukaba twari kubaganira mu byo twaganira ibintu byinshi bitandukanye ariko batubeshye bageze ku cyo ngo icyiza cy'umwe n'ikibi cy'undi bivugira ibyo kurya ntacyo tubazabivuga ubutaha mukomeze mugubwe neza yari Justin inyuma ya kamera ciao